Hello guys, uyu munsi ngiye kwereka uburyo wabona subscribe, like, comment and share na views mu buryo butari ugusabiriza. Saba urankurikira akantu kandi step by step. Gusa muri YouTube Studio uhita ifite downloading kuri Play Store, wandikamo ngo YouTube Studio uhite downloading kuri Play Store. Numara kuri downloadinga urete winjira muri YouTube Studio urebe ahantu hari option dutatu. Numara kutureba hangana ibyuma bibiri gukora nabi, so rero tureba hano kuri tuno option dutatu handitse ngo dashboard, content, handitse ngo analytics. Rero tukanda ku handitse ngo analytics, numara kugeraho scoring uzamuka. Nyamuneka ndabinginze ukore subscribe, mukande like, sharing iyi video kugira ngo YouTube ibone ko turimo turakorana. Ugenda utakanze like. Right, tureba hano kuri top content. Top content rero niyo utumenyera niche yawe, se ndi gukora iki. Numara kubona niche yawe, so iyi top content rero irakubwira ngo muri video zose wakoze hari video iri kurebwa cyane. Niba ukora ibyo guteka cyangwa se kujyanye n'imipira byose bivangavanga, niba utazi niche yawe urareba video zagiye zigarukamo, niyo ibyo guteka byagiye bigarukamo cyane hano, ariyo niche yawe, aba ariyo video ukomeza. So genda ureba se guteka nibyo byagarutsemo hano cyane cyangwa iby'imipira nibyo byarimo hano cyane. Nisanga video enye zirimo hano z'imipira cyangwa se guteka cyangwa se ibindi bintu wagiye ukora, aba ariyo niche yawe. So ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda. Nzaza mbasobanurira ibyuma biri gukora nabi cyane cyane, ariko kanda like, kanda like, kandi subscribe, sharing video, kandi ujye kureba ibindi bikorwa twagiye dukora kuri channel. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarindira. So kandi ndabinginze mujye kureba ibikorwa twagiye dukora. Thank you. Ugenda udakanze subscribe.